Umuhanzi The Ben aherutse kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga, ubwo yatwaraga ikinyabiziga nta mukandara yambaye, yagendaga aririmba bigaragara ko yari ari kwamamaza indirimbo ye na Kivumbi King bari kumwe yitwa My Name. Ibi ngibi rero byagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga maze n'abapolisi barabimenya babizamo. Nguhaye ikaze kuri Joshua TV aho tuganira amakuru yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Nongeye kuguha ikaze kuri Joshua TV. Ni amakuru ya entertainment tuganira yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ni umuhanzi rero The Ben, ubwo mumubona aho ngaho yarimo agenda aririmba ariko nta mukandara yari yambaye, kandi ibi ngibi bihanwa n'amategeko. Ibi ngibi mu gihe yabikoraga hari umuntu usa nkaho yamureze avuga yuko ibi bintu bitari byo. Ibi rero bikaba byatumye hari umuntu wanditse kuri X ari nkaho abaza polisi, yamwandikiye ati u Rwanda rwacu ntawe uba hejuru y'amategeko kandi ntabwo tugira umuco wo kudahana bwana muyobozi. Uyu yitwa Benjamin aka The Ben, atwaye ikinyabiziga atambaye umukandara ndetse ari gukora amakosa akomeye mu gihe atwaye ikinyabiziga. Mudufashe ahanwe. Uwo ni umuntu wagiye ubyandika, uwo muntu asa nkaho ari we wamureze. Nk'uko mubibona wari wabyanditse ni Ishimwe. Bidatinze gato Ishimwe polisi y'u Rwanda yahise imusubiza, yamubwira ati muraho, murakoze ku makuru mutanze, tugiye kubikurikirana. Ariko mu kubikurikirana The Ben yaje kwitaba kuri polisi, bamuca amande y'ibihumbi 10, ariko n'undi kumuca amafaranga si ikibuze kuko n'undi amafaranga ahita yatanga ako kanya. Ariko gusa dushingiye ku by'uyu muntu yakoze ibintu biri byo, kuko nk'uko mubibona yatanze amakuru yose. Yavuze yuko ngo atararekera muri Canada, ati ibi bintu babikurikirane, kuko yari kuzajya muri Canada mu gitaramo ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri. Bivuze ko ngo yari kuzasohoka mu gihugu mbere y'ayo matariki. Ubwo rero ibyo bintu bahise babikurikirana, ariko The Ben nawe afite ibintu yahise atangaza cyangwa yatangarije abafana be. Yarababwiye ati nshuti bavandimwe bafana, ndabasuhuje. Ejo bundi ntabonye amashusho yanjye namamaza indirimbo yanjye My Name nakoranye na Kivumbi King. Nari mu modoka nambaye umukandara, ikizira mu mategeko n'amabwiriza agenga abatwaye ibinyabiziga uko tuyahabwa na polisi y'igihugu cyacu. Nihitabye polisi yacu kandi ntabihaniwe. Basabye imbabazi mwese, basezeranya kutazasubira ukundi ndetse no kwitwararika singwe mu makosa igihe cyose ndi mu muhanda. Mboneraho mbashishikarize mwese kubaha amategeko n'amabwiriza agenga abakoresha umuhanda. Twese tuyubahe tugereyo amahoro nk'uko polisi yacu idahwema kubidukangurira. Murakoze. Ni The Ben. Uwo ni The Ben rero wari wabyanditse mu gihe yabonaga abafana be bari bavuze cyane cyangwa barakajwe n'ibyo bintu The Ben yakoze, kuko ari igihe nk'umuhanzi nk'ibyo ngibyo ashobora kubikora ugasanga ibyo bintu bikurijeho n'abandi basitari ugasanga barabikoze. Rero ibi bintu Ishimwe yaba yakoze byo gutanga umusitari nka The Ben ni ibintu byiza cyane, kandi namwe mujye mubikora gutyo, kuko
ejo n'ejo bundi uyu muntu utamuhanye ukaba ati ni umusitari, ibintu ntabwo byavamo, kuko nanjye nazabikora nawe wabikora, kandi ibi bintu ntabwo ari byiza, amategeko ahana buri umwe wese. Ubwo rero ikintu mbabwiye nuko natwe tugomba kubikora nk'uko Ishimwe yabikoze. Mbanje kubashimira, yari Joshua TV. Nubikunze ibiganiro byanjye kanda like na share na subscribe, ibyo bakunze kwita kukazogera. Murakoze, n'amakuru ya entertainment tuganira.